Iyi mico ngiye kukubwira umukobwa wese yifite uko byagenda kose nta muhungu utamwifuza. Va kuri abandi bavuga ngo shanga abahungu ntibashima ngo twaranaryamanye ngarangije aragenda. Nusanga mwararyamanye n'umuhungu ufite ino mico akagusiga, uzamenye ko uwo muhungu yari imbwa, utuze utegereze uwanyawe ufite gahunda zaza kujyana. Umuco wa mbere buriya abahungu low key twikundira abakobwa bubaha. Umuhungu akunda umukobwa abwira ati nyamara uko kuntu wambara simbikunda. Umukobwa adakomplaininze ibyo bintu akabyihorera. Izo nshuti zawe sinzikunda. Ura nta muhungu ukugira inama cyangwa ngo akurinde nk'umuhungu ugukunda. Umuhungu ugukunda ashobora kukurinda kurenza ababyeyi bawe bakubyaye, kuko turabizi ko dufite ababyeyi bajenjeka. Rimwe na rimwe n'umukobwa akajya umubwira ngo reka ibi bintu ngo no mu rugo ntibabimbuza. Umukobwa wubaha ubwira ngo wigenda nijoro wikwambara ukunuku wigendana n'aba bantu akabyumvasha, umukobwa nta muhungu wamwanga. Icya kabiri, umukobwa uzi kubaho mu buzima bungana n'ubushobozi bw'umutipe. Hari igihura n'umwana mugakundana yari uw'imihanda, ugasanga ari afite Jacques umugurira wigi, Karisa umugurira amavuta, buri kantu wenda umugurira telefone, umwapudetingira uko telefone cyasha zisohotse ama iPhone cyangwa ama Samsung. Uhuye n'uwo mwana ruri mu ubwo buzima bwo kubaho afite ibintu byinshi cyane, warangiza ukamubwira ati ugiye kubaho mu bushobozi mfite, uzabaho gutya, sinzabona 100 cyangwa 300 byo kugura wiga, ariko nzaguha 20 byo kujya kwiproduisha no gushyiramo udusuko, sinzabona imyenda y'igiciro ariko mfite iyi ngiyi, mfite aya gutya nyine. Umukobwa akemera kumanuka mu mapeti y'ubuzima yabagamo kugira ngo afitinge mu buzima bw'umusore. Akenshi uwo mutipe ntiyabona umukobwa umeze gutyo ngo amureke. Rimwe na rimwe hari igihe n'umwana aba ari uwo mu bakire, atari ngombwa ngo abikura mu baniga, ariko iyo umuhungu agize gutya akaguha impano, uri umwana wo mu kibosi, yarangiza akabona mwana urayakiriye uranayambaye, iri na chip kurenza iby'iwanyu wagosha, umutipe ntiyakureka. Icya gatatu, umukobwa uri responsable. Umukobwa uzi wawe kugusura ebana, ntabo mu gitanda gusa, mana akamenya niba udushuka tutameze neza, agasiga sashe, agasiga yatetse yogeje ibyombi, imyenda yapanze muri garderobe, utuntu twose turi kurya ari wa mwana ugera iwawe abantu bese akabamenya ko uwo mwana yahageze. Kugira inama, bahugurya, byuka ujye mu kazi, gutera courage wabikora niki. Uwo mwana nyine ubona yuko split yo kuba umugore ari split